Bene data bakundwa, ndabasuhuje mu izina rya Yesu. Nongeye kubashimira yuko dukomeje gukomezanya uru rugendo rwo gusangira ijambo ry'Imana. Uwiteka abishimire. Uyu munsi tugiye kuganira ku ijambo rivuga ngo hitamo uwo uzakorera cyangwa se hitamo uwo ukorera. Tugendeye ku ijambo tubona muri Yosuwa, umukozi w'Imana Yosuwa mu gice cya 24, aho abwira Abisirayeli ngo Uwiteka mumukorere mu by'ukuri mutaryarya kandi mukureho za mana z'abasogokuruza, aho ababwira yuko bagomba kwitoranyiriza uwo bazakorera, aho ababwira yuko bahitamo niba bakorera za mana z'abasogokuruza cyangwa se niba bakorera Uwiteka. Akabibutsa ibyiza yabakoreye, akabibutsa ibikomeye yabakoreye, akabibutsa ahantu yabanyujije, ariko ubu ngubu bakaba bari kubangikanya Uwiteka n'izindi mana. Aha rero niho nanjye ngira ngo mwene data nongere nkwibutse ngo hitamo uwo ugomba gukorera. Muri iki gihe turimo, iyi Bibiliya niyo twandikiwe, iyi Bibiliya iratureba. Ntabwo yandikiwe abangaba banditse mu gitabo cya Yosuwa, kuko ntabwo bakiri kuri iyi si kandi ntabwo bayisoma, ahubwo ni twebwe. Iyi Bibiliya ni yandikiwe ab'iki gihe cyacu. Niyo mpamvu rero aya magambo natwe ari kutubwirwa, aho muri iki gihe usanga mu murimo w'Imana abantu babangikanyije Imana n'ibindi bintu, aho abantu bavuye aho Imana yabakuye. Imana yaragukuye mu bubata bwa Satani, ariko bya bindi yagukuyemo ukabyimukana ukabizana mu murimo wayo, ukabizana mu buzima bwayo, kandi ibyo ngibyo ntabwo Imana ijya ibikunda. Hari ingero nyinshi, hari igihe usanga abantu barimukanye byinshi. Twavuga hari nk'abantu usanga barimukanye imyuka y'ubupfumu, ugasanga umuntu yararaguzaga, yagera no mu rusengero ugasanga ni wa muntu ukunda ngo kujya gushaka icyo Imana yamuvuzeho. Umuntu rwose ukumva ngo ndashaka icyo Imana yamvuzeho. Umuntu akirirwa yiruka mu bahanuzi, icyumweru cya mbere, icyumweru cya kabiri, kwa kundi yajyaga gupfumuza, kwa kundi yajyaga kuraguza, akabyimukana no mu rusengero, ugasanga niwe muntu ukunda ubuhanuzi cyane kurusha abandi. Ibyo rero ni ukwimika ibindi bitari Imana, kuko Uwiteka niyo Mana yawe, kandi Uwiteka niyo izi igeno ryawe, n'izi imbere hawe. Nta mpamvu rero kugira ngo uhore wirukanka uvuga ngo Uwiteka aramvugaho iki, arambaza, urabaza ngo Uwiteka arakuvugaho iki. Ubwo ni ubupfumu, uwo ni umwuka w'ubupfumu usigaye waradutse mu bantu. Hari byinshi rero, hari byinshi. Hari binjira mu murimo w'Imana bashakisha indamu, bashakisha ubutunzi, ugasanga umuntu icyo avuga cyose aragusha ku ifaranga. Icyo nacyo ni kimwe mu mana abantu benshi basigaye bari mu gusenga batazi ibyo ari byo, aho akantu kose ari ifaranga, akantu kose ari ifaranga. Ibyo byose biduteranya n'Imana, kandi Imana irafuha. Imana ntabwo ibi ngibi byishimiye. Uwiteka ntabwo abangikanywa n'ibindi bintu byose. Ntabwo abangikanywa n'ibindi bintu, ntabwo abangikanywa no kwihimbaza, ntabwo abangikanywa n'uburyarya. Uwiteka arashaka ko tumukorera turi mu kuri, kandi tugakorana n'umwuka we. Niyo mpamvu rero uyu munsi nagira ngo mwene data ngushishikarize uhitemo Imana ukorera, ibindi byose ubishyire ku ruhande, kubera yuko Imana ntago ijya yemera ko hari uwo basangira icyubahiro cyayo, kandi ntago Imana ijya ikorana n'umuntu udafite umusimamo. Ntago Imana ijya ikorana n'umuntu udafite aho ahagaze. Ntago Imana ijya ikorana n'umuntu utari mu kuri. Imana ireba ahiherereye hawe, Imana ireba hirya y'ibitekerezo byawe, kuko mbere y'uko ujya no gutekereza ibyo utekereza, ibyo ugiye gutekereza ibibizi. Nta mpamvu rero yo kugira ngo wishushanye kuri gukorera Imana, kandi hari ibindi biri inyuma yabyo, biri inyuma y'ibitekerezo urimo, biri inyuma y'ibikorwa urimo. Hitamo uwo ugomba gukorera muri iyi minsi. Abishushanya muri iyi minsi bagiye kugaragara, kandi batangiye no kugaragara. Ntabwo Imana izakomeza kwihangana. Imana itanga umwanya kugira ngo abantu bisubireho, bihane, ariko
Ikibabaza ni uko abantu bakomeza gukorera mu kinyoma kandi bakacyita ukuri, bakagisigiriza, bakarushaho kugusha benshi. Uwiteka rero reka aguhe kumutandukanya n'izindi mana zose cyangwa se n'ibindi bigirwamana byose. Uwiteka reka agukure muri uyu mwuka w'urungabangabo, agukure muri uyu mwuka n'aba ba kera bahozemo, maze wiyemeze ngo njyewe n'inzu yanjye tuzakorera Uwiteka nk'uko Yosuwa yabyiyemeje. Imana ibahe umugisha, Imana ibahe gukora mu kunguka muri iki cyumweru dutangiye, Imana ibahe kugenda nayo muri iki cyumweru cyose, hanyuma dukomeze tubane muri uyu mwanya mwiza, dukomeze dusangire icyo Imana iba yaduteguriye. Imana ibahe umugisha.